mwabyumvishe ni wa munsi mwiza ni asaha mukunda kuri radio yanyu kandi radio yacu ikiganiro nanone ni cya kindi kigira kiti ijoro ntirikorerwa. Tunejejwe cyane nuko Imana iduhaye uburyo bwo kugira ngo twongere tusangire namwe amagambo aturuka kuri yo. Uwo mwumva rero kuri mikro nanone n'inshuti yanyu mumenyeranye mu iki kiganiro ni Emile Nshimiyimana, ariko ndi kumwe n'undi muvandimwe tugiye gufatanya mu iki kiganiro. Reka rero abibwire ni mushya mu kiganiro, hanyuma abasuhuze mumenye, ubundi twinjire mu kiganiro ariko muzi abo muri kuganira nabo. Ni karibu. Urakoze cyane. Njye nitwa Bitegekimana Etienne, duruka mu karere ka Rubavu, ngaho mu murenge wa Nyamyumba. Ego. Aho rero nanjye ngaba narabaye mukiranutsi, nabimenye nyuma ko mbere nahoraga nyine ngora umurimo, ariko umurimo nakoraga niwe nibwiraga ko ariho nzaba umukiranutsi. Yego. Kubera ko icyo gihe nabayeho igihe kirekire ndi umuyobozi w'itorero rya ADPR. Yego. Maranga imyaka nga 11 nyobora. Numva nyine nakoraga uwo murimo nibwira ko ari byo bizatuma mbona Imana. Yego. Habagaho rero gukiranuka mu buryo bw'imirimo, tugashakisha mu masengesho, mu bintu byose, icyacumi, amaturo, n'imirimo no kubaka isengero n'ibindi. Ibyo kandi numvaga rwose ntacyo bitwaye. Ariko Imana ishimwe kuko yambishuriye ijambo ryayo, nanjye mbona gukiranuka kwayo kudaheshwa n'imirimo, ahubwo guturuka kuri yo. Yego rwose. Ko rero ndangishe ndabyizera, nduka umukiranutsi ku bwa Yesu, imirimo yanjye itariho. Amen. Bishimiye Imana. Amen. Turakwakiriye rero cyane muri studio za Country FM, by'umwihariko mu kiganiro ijoro ntirikorerwa. Turizera ko abadukurikiye baza kunguka byinshi cyane, ko nawe uri umuhamya w'uko inzira benshi banyuramo yitwa gukiranuka kuzanwa n'imirimo idashoboka. Ntabwo bishoboka. Ni inzira idashoboka. Yiza kubishoboka nawe yari kugushobokera. Urumva imyaka 11 nyura muri iyo nzira, ariko ngabona ni inzira nyine igana ku rupfu. Yego. Biba byaranshobokeye ariko ndibishoboka. Yego. Nagiye mu masengesho, nibiriza ubusa, njya mu buvumo, gora ibintu byinshi. Abantu benshi biwacu bose baranzi ko nari n'umuntu usa ngaha w'intangarugero, ariko mu by'ukuri nta bugingo byari bifite. Yego. Keretse umuntu habonetse agahishurirwa gukiranuka kw'Imana, kuko ni ukw'Imana. Yego. Ibyo byari gukiranuka kwacu, ariko ndabwo kujya kuzura imbere y'Imana. Kandi gukiranuka Imana dusaba ni ukungana n'ukwayo, kuko byanditswe muri Matayo 5:48, bavuga ngo mukiranuke nguko so mu ijuru akiranuka. Urumva gukiranuka Imana dusaba kungana n'ukwayo.
buriya rero muvandimwe ntabwo wajyana 99 n'ibice 9 imbere y'Imana ngo ibyemere. Ibyo uvuze nibyo nibyanditswe. Hari naho ijambo rivuga ngo mu byayishuwe rivuga ngo niba udakonje kandi ntunabire ndakuruka, mbese ku Mana nta hagati habaho, swate ubukonje cyangwa se ubira. Ukuvuga ngo ufite 100% cyangwa se ufite 0. Nta niko binameze ku Mana, buriya bura ni 20 ni umukara n'umweru, mu gukiranuka cyangwa se ubunyabyaha. Nta bindi. Na Yakobo byandika mwene data yaravuze mu gice cya 2 ku murongo 10 gutyo na 11, aravuga ngo umuntu wese witondera amategeko y'Imana agasitara kuri rimwe aba yishe yose. Kandi nta muntu udukurikiye watubwira ko atasitaye. Oya, ndabwo nta nubwo asitara, ahubwo ijambo ry'Imana ritwereka yuko umuntu n'umunyabyaha yabikoze cyangwa atabikoze. Ahora si bese ndanubwo asitara, ahubwo asitaye mbere, yasitariye muri Adamu. Roma 5:18-19 nibwo batubwira igicumuro cy'umuntu umwe cyateka abantu bose bahinduka abanyabyaha bakanacirwaho iteka. Rero yavuze ngo nyine hari ukuntu twabikoraga tukihana ibyaha tukumva birashize pe. Yego. Ariko wajya kubona ukabona usohotse ukabona byongeye kugaruka. Noneho tukajya tubata ariko ndabwo tumeze nk'abandi bose twe twagerageza. Kandi nta kugerageza kuba kumwana. Ntabwo bishoboka gukiranuka. Imana isaba umuntu kuri kure cyane y'umuntu. Nta bushobozi umuntu afite bwo gukiranukira Imana. No kubera ko ari gukiranuka kwayo. Yego. Nukwayo. Yego. Yobu rero, Yobu niwe wari umeze nguko nanjye nari imeze. Yego. Buriya Yobu yavugaga ko ngo ashobora ngo Imana ngo izane iminzani. Yego. Ngo we azana umunzani ngo n'Imana izana uwayo. Yego. Urone ngo bapime. Yego. Kirado. Ariko byaje kurangira atsinze. Yaratsinze. Imana yamubajije ibibazo buri bisubizo. Nshyiraho imfatiro z'isi. Wari uri hehe? Niba ubizi bivuge. Ari ijambo yavuze ngo icyo cyatumye mvuga ibyo ndazi. yarihanye ariko nabwo kugira ngo yemerwe nuko yahishuriwe Kristo, kuko yaravuze ngo ariko njye ubwanjye nzi yuko umukiranutsi wanjye ari umucunguzi wanjye ariho, kandi ko amaherezo azahagarara mu isi, ngo uruhu rwanjye nirumara kubora nzareba Imana. Umucunguzi rero yaramuhishuriye. Nibyo. Nicyo cyatumye abo umukiranutsi biremerwa. Nibyo. Reka wenda twifashishe amagambo yo mu Baroma, kuko byose nyine koko bigirwa ukuri n'ijambo ry'Imana. Igice cya 3 duhereye ku murongo wa 19 turageza kuri 24. Noneho dukomeza ikiganiro. Urwandiko intumwa Paulo yandikiye itorero ry'i Roma, igice cya 3 murongo wa 19 kugeza ku wa 24. Twumva uko batubwira. Aravuga ngo tuzi yuko iby'amategeko avuga byose abibwira abatwarwa nayo, kugira ngo akanwa kose kazibwe, kandi abari mu isi bose batsindirwe n'urubanza imbere y'Imana, kuko imbere yayo ari nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, kuko amategeko ari yamenyekanisha icyaha. 21. Ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe, kudaheshwa n'amategeko, nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamya. Niko gukiranuka kw'Imana abizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo ari nta tandukaniro, kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo
ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Amen. Amen. Hano bavugamo amategeko cyane ko iyo turi kuvuga ubuntu bw'Imana cyangwa se ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, abantu benshi bari bazanga ngo amategeko muyashyize baribaza tese kubanza mutemera amategeko ariko amategeko turayemera, gusa twemera ko nabone afite umumaro wayo. Hari icyamaze nk'uko nyine tubisomye mu byanditswe byera, baravuze ngo ibyo amategeko avuga byose abibwira abatwarwa nayo kugira ngo akanwa kose kazibwe kandi abari mu isi bose batsindirwe n'urubanza imbere y'Imana, kuko imbere yayo ari nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, ahubwo amategeko nayo kumenyekanisha icyaha. Muri make umumaro w'amategeko ni ugutsinda umuntu akamwemeza bwa bunyacyaha bwe akomora kuri Adamu, kuko birashoboka ko wavuga uti hoya ndagerageza hoya nge sindi umunyabyaha, ariko Imana yatangiye amategeko kugira ngo agutsinde, akwemeze ko uri umunyabyaha. Kandi ikindi abantu bakwiye kumenya ku mategeko nuko ntabwo umuntu akwiye kuvuga ngo nayatsinzwe none ariko ejo nzongera ngerageza, ahubwo ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Uwatsinzwe amategeko cyangwa se umunyabyaha icyari kimukwiriye by'ukuri cyari ukurimbuka. ntabwo ari ukugerageza none nayasitayeho ejo nongeye nihannye ejo nisubiyeho ejo nzagerageza. Oya, amategeko umumaro wayo ni ukutwemeza ubunyacyaha, wowe utarizera ni ukukwemeza kuri mubi, kuri uwo kurimbuka, ko nta kindi kintu kigukwiriye uretse kurimbuka. Noneho ariko hepfo bakomeje noneho batanga nanone igisubizo ku muntu wari ukwiye kurimbuka, haje kuboneka indi nzira yo gukira. Yego muvandimwe, niko bimeze. Kuriya umumaro w'amategeko yego ni ukwerekana ibintu bibiri. Hariya ijambo ry'Imana riravuze ngo batsindwe. Yego, umumaro wa mbere ni ugutsindwa. Yego, n'urubanza. Yego, niwo mumaro w'amategeko. Noneho rero iyo umaze gutsindwa n'urubanza ukumva ko ndakishobora kwiregura. Yego, imbere y'amategeko umucamanza nyine niwe usigaje kugucira urubanza. Yego, ariko na Ezekiel yabivuze neza mu 20:26 hari kuvuga ngo kandi mbandurisha amaturo yabo kuko bacishije imvura zabo mu muriro, ngo kugira ngo mbahindure ingegera babone kumenya yuko ari nge Uwiteka. soma n'ubanziriza 25 ngo nuko mbaha amategeko atababonereye n'amateka atababeshaho. Yego, ngo kandi mbandurisha amaturo yabo, ngo kuko bacishije imvura zabo zose mu muriro, ngo kugira ngo mbahindure ingegera babone kumenya yuko ari nge Uwiteka. Yego, Imana itanga amategeko burya ndabwo yayatanze ngo abantu bayakore. Oya, ahubwo yayatanze kugira ngo abantu batsindwe. Yego, atsindwe n'urubanza imbere y'amategeko. Yego rwose, kuko bidashoboka ko umuntu, kuko gukiranuka kw'Imana kureshya n'amategeko. nuko ngo uwubahirije amategeko yose ubugeze ku gukiranuka kwayo, kandi ntibishoboka. none rero kuko Imana izi ko bidashoboka, yazanye gukiranuka kwayo guhamywa n'amategeko igushyira imbere y'umunyabyaha. Noneho kugira ngo atsindwe narangiza amanika amaboko. Yego, burya ijambo ngo ahinduke ingegera. Ingegera ni umuntu w'umukene, ni umuntu w'ingegera udafite ikintu yakwimarira. umuntu rero udafite icyo yakwimarira biba bisaba ngo agire noneho umumaro uboneke ku bandi bantu. Imana itanga ayo mategeko bwari uburyo kugira ngo umuntu yibone muri ubwo buryo. Yego, noneho namara gutsindwa rero amanika amaboko abone gukiranuka kwayo. Nibyo, nta kindi rwose. Urumva bavuze ngo kuko imbere yayo ari nta muntu
uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko imbere y'Imana. Cyakora imbere y'abantu byo birashoboka ko bakwemera ko hari ibyo ujya ukora, ko hari ibyo ushoboye, ariko ikibazo nta juru bagira, ntajya ubabona. Ubundi akenshi ujya ubona ko abantu benshi bajya bagerageza imbere y'abantu, none ibyo byo bakoze imbere y'abantu bagatekereza ko Imana ibyemera. Yaba ahubwo abantu bagiraga ijuru baha abantu bakoze ibyo bo babasaba gukora, bararitanga, bajya baritanga. Twajyaga turitanga iyo twabaga turi guhamba, kararivuga kuko twashyiragaho abantu bakavuga ati we arakuburaga, yazindukaga ku rusengero mu gitondo, yakoraga muri wesi, niwe wacaga ibyatsi, uyu niwe watanga icya 10, yakiraga abashyitsi, ati Imana imuhe iruhuko ridashira, kumbe bamumanuye kuzimu. Imana ishimwe ko ariko nawe wababariwe n'ibyo byaha byose. Kura no gushinyagura, ahubwo ngo ni ukwigomeka. Ubwigomeke, umuntu yigomeka ku Mana. Mbese ni nguko umuntu ushobora kuba ufite umwenda wenda ngo muri sako n'urugero, noneho rero uwo mwenda ukaba warakunaniye, hanyuma hakaza umuhegwe akaza akishyura imyenda yawe n'uwawe akawishyuramo, ariko nka perezida wa saka akaguhamagara ati muvandimwe, hari umuntu wishyuye umwenda wawe, none byamutuze, nta kibazo tugifitanye. noneho wenda akaba ati perezida wa sako sinzi icyo muri kunshakaho, ese muragushanga umuteza ingwate yanjye, murabwira ngo nirare, ati oya hari ukuntu byashyira umwenda wawe akabihakana. Uko rero niko aho gukurikirana amakuru, ahubwo menye se ninde wanyishyuriye, ndetse munabe inshuti, mushimire. ahubwo ndi kwibaza uyu muntu nakora akazajyana y'amafaranga kuri sako, bizagenda uretse ko n'ubundi uwo wishyurirwa n'uwo warananiwe, n'ubundi n'uba warananiwe, hari utuntu wenda udukeregeshwa yapfa kujyana, n'utwo yagenda ntacyo twamara kuko bamwishyuriye kubera ko adashoboye. Abo rero niyo Yesu yavuze, Yesu yigeze kuvuga, aravuga ati noneho rero mwica rubanza, ubwo rero uko byanditswe bivuga ngo hari ibitabo bibiri, hari igitabo cy'imirimo n'igitabo cy'ubugingo. Uyu muntu rero wakoze, wakoreye ubugingo kandi budakorerwa, azaba afite udukeregeshwa, kuko uzi ko ngo Yesu azabwira ngo sinigeze kubamenya, simbazi, nta nubwo nigeze kubamenya, ndetse azabita inkozi z'ibibi. nuko rero azajyana ibyo yakoze, biriya bintu rero byo azajyana nibyo bizatuma ajya muri gihonomu, kuko azaba yarasuzuguye umwenda we yararimo, hari uwawumwishyuriye, n'uwo agatangira agakora ku giti cye. Aho kwishyurirwa niho twakomereje ku murongo 21, batubwiye ngo ariko noneho mbese nubwo gukiranuka byanze ku muntu, kandi koko n'abadukurikira barabihamya ko nta mukiranutsi uhari, bishingiye ku ngeso z'abantu. Mbese nta ngeso umuntu yagira zamugira umukiranutsi imbere y'Imana, icyo abantu baracyemera. Ariko ikibazo ni uko batarambika noneho ngo babaze ngo noneho umuntu yaba umukiranutsi biciye mu yihe nzira, kuko byanze bikunze ijuru ryo rirahari kandi rizagibwamo n'abakiranutsi. Iyo umaze rero kuvuga ko utari umukiranutsi, kuri umunyabyaha, ubundi wabikatiye kujya mu muriro. Wari ukwiye kubaza ati nubwo njye ntari umukiranutsi ku bw'ingeso zanjye, se nta bundi buryo buhari nabamo umukiranutsi? Kuko ijuru ni iry'abakiranutsi, nta kundi gutorera kuzabaho ngo n'abanyabyaha bemererwe kujya mu ijuru hazajya abakiranutsi. Bajya babaza ko hari akandi kayira, ariko karahari. Ufite no kutabaza wenda no kutamenya, ariko turari kugira ngo tubamenyeshe ko hari indi nzira Imana yashyizeho. Batubwira ngo ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe, kudaheshwa n'amategeko. Ubwo bakuyemo ya nzira yo kwitsindishiriza binyuze mu mategeko, binyuze mu kubahiriza amategeko. Nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamye, iki kivuze ko Mose burya nawe yavuze
ibyo gukiranuka kuzaboneka guciye kuri Yesu mu mategeko. Abahanuzi bose ba Yesaya, ba Yeremiya n'abandi bahanuye ibyuko gukiranuka. Iyo uvuze rero ngo amategeko n'ibyahanuwe bihamya uko gukiranuka, nicyo bishatse kuvuga. Niko gukiranuka kw'Imana abizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo ari nta tandukaniro. Uko gukiranuka abizeye bose baraguhabwa kandi ngo ari nta tandukaniro. Ndakurobanura kuto. Ndakurobanura. Nuko ngo yubonye uko gukiranuka na kubakungana n'ukundi wese wizeye Yesu. Ntabwo habaho nta ukurusha undi. Kuko suko abakoze cyane no gukiranuka kw'Imana. Imana yafashe gukiranuka kwa rukwaye iguha abantu bose bazizera Yesu kandi kuba hari nta tandukaniro. Noneho kugira ngo gushyikire no kwizera urakoze cyane. None rero iyo uvuze kandi umbona ikintu cyo kintangaza, iyo uvuze ngo wizeye Yesu ariko ukanavuga ko utari kiranutse ububeshye, kuko abizeye bose Yesu bahabwa uko gukiranuka kandi ari nta tandukaniro. Iyo uvuze ko uri wizera Yesu ariko ukaba udafite uko gukiranuka ububeshye. Kuko uwizeye Yesu wese ahabwa uko gukiranuka kandi kw'Imana. No gukiranuka kw'Imana, Imana yashimye kubara ku bantu bose bazizera Yesu ari nta tandukaniro. Sasa amakuru meza. Ubundi iyo niyo nkuru nziza. Nibwo butumwa bwiza. Ubundi hari ubutumwa, hari n'ubutumwa bwiza. Biratandukanye. Buri ibyo twavugaga ni ubutumwa. Ariko ndore abatumwa. Uratumwa da, utumwa na bene wacu. Aziko nare bakurambika ibiganza. Imana yo bariye koko. Uragenda ukiga muri ETD ukagira ute, iyo wabonye n'agasore kazi ko kuvuga baragutuma bakatugenda cyangwa ariko akenshi nicyo baba gutunya ni Feza. Nibyo. None rero 23 turavuga ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Impamvu Imana yashimye gutanga ku gukiranuka nta tandukaniro nuko abantu bose bahuje ikibazo. Abantu bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. 24 ngo ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bagayo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu. Ubu busa rero ubwo abantu banga. Yego. Kandi iyo wanze ubusa uba wanze Imana. Ariko uziko uku gukiranuka yoba yaba Imana yaragushyizeho ariko igashyiraho ikiguzi byazateza akavuyo mu ijuru. Ubundi nyine umuntu yajya yirata ko hari icyo yatanze kugira ngo nawe akuronke. Imana rero kuko ishaka kubahwa idakunda agasuzuguro k'abantu yashimye kubitangira ubuntu. Uretse ko niyo habaho ikiguzi nta n'umwe ari kubasha kukibona. Hari n'akantu natekereje ndafate yaba Imana yarashyizeho kuno gukiranuka igashyiraho inzira yo kubibona tubikoreye. Yego. Twatekereje icyo gihe natekereje ndavuga ati se abantu bashwana kuko bajya kurimbura ngo umwana wanjye ngabwira Imana ati Mana mbabarira umwana wanjye bare kumurimbura. Ahubwo kano kajuru wambaye gatoya urakamba ngabanemo n'umwana wanjye kubera iki iyo najyaga kubwiriza umwana yajyaga kuragira none sinajyaga kubwiriza ngo naragira n'ihene mbese ubwo ndiyamfashije Imana iribonye ku kavuyo itanga ubusa irabitanga gusa tugaruke ku iki ko nubwo Imana bitangiye ubusa ubundi Kristo yarabituguriye. Mu yandi magambo bifite ikiguzi ahubwo kiremereye cyane nyine umwana w'umuntu atari kubasha kubona. Ubwo kubyakira n'ubusa ariko ku Mana birahenze cyane. Hari aho Bibiliya ivuga ngo ni muri Zaburi 49 cyangwa 50 ivuga ngo inshungu y'ubugingo bw'umuntu ngo ni igiciro cyinshi nikwiriye kurekwa iteka. Mbese ifite igiciro cyinshi niyo kurekwa, nta muntu wagerageza kwishaka ngo ayibone.
ari nayo mpamvu Imana yashimye no gutanga inshungu muri Kristo Yesu. We wari ufite nuko gukiranuka kuzuye kuko ari Imana. Jambo yahozeho yahoranye n'Imana kandi yari Imana. Nta cyaremwe kitaremwe nawe. Uwo rero ni watuzaniye gukiranuka. Mbese avukira mu isi yambara umubiri ko ari kugira ngo ahagararire inyoko muntu atsindiraho twebwe twatsindiwe, atubonere gukiranuka Imana yadusabaga. Kumwizera rero nkaho yagukoreye ibyakunaniye bituma Imana ifata ibyo Yesu yakoze byose ikabikubaraho nkaho ari wowe wabikoze. Bibi byawe bikaba ibyawe. Nkuko nawe ibyawe byamugiyeho bikamubarwaho nkaho ari we wabikoze akanabizira. Nawe nikibye bikubarwaho nkaho ari we wabikoze kandi ukabihererwa n'ijuru. Brari jambo unyibukeje riri muri ariya muri Yesaya 53:2. Yego. Buriya mu by'Imana ya kuko najyaga gusenga mu gitondo kare mu rugo. Yego. Nibyo nasomye numva Imana irisobanuriye mu bundi buryo. Yego. Buriya rya jambo rivuga ngo yashenjaguriwe ngo gukiranirwa kwacu ngo igihano kiduhesha amahoro ngo cyari kiri kuriwe. Yego. Ngo Uwiteka ngo yashimye kumushenjagura ngo yaramubabaye. Iryo jambo nararisomye kandi nahoraga ndibwiririzamo, ariko nararisomye mu gihe cyo gukirizwa kwanjye. Umwuka arasobanurira iryo jambo, ndarira ndapfuna ngira gute ndabati Imana koko niko byagiye, warashenjaguwe ari njye wagomba gushenjagurwa. Burya Imana niyo yakwishe mu mwanya wo kunyica. Sobanukirwa ibyo bintu neza basi numva ndakize. Yego. Kuva icyo gihe numvisha umutwe yashenjagure gukiranirwa kwacu igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Reka tubwire umuntu dukurikira wese ko impamvu adafite amahoro nuko atayashakira mu gihano Yesu yahanwe. Mbese nuko we ayishakamo, nuko wumva wowe hari ibyo uzakora kugira ngo Imana ikwemere ubane nayo amahoro. Nyamara no mu Baroma mu gice cya 5 guhera ku murongo wa mbere niho hatubwira nyine ko nanone ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana ku mwami wacu Yesu Kristo. Nuvuga ngo tugira amahoro ku Mana kubera gutsindishirizwa nande na Yesu Kristo. Rya jambo bavuga nibyo riri muri Yesaya 53 umurongo wa 5. Niho atubwira ko nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we kandi imibyimba ye niyo adukirisha. Igihano kiduhesha amahoro cyari kuri Yesu Kristo. Twarakatiwe turabo kurimbuka, kandi umuntu yamaze kumenya ko yakatiwe nyine nta kindi kimusaba mu mutima uretse ubwoba. Ariko Yesu ahanwe dukurwaho urubanza turababarirwa, amahoro nyine araboneka. Ariko amahoro yabonetse Imana itirengagije ubutabera, ahubwo yari imaze guhana undi mu cyimbo cyacu. Reka rero twakire abakurikiye Country FM kugira ngo nabo batubwire uko bari kumva ikiganiro, abamaze kuba bakiranutsi, abataraba bakiranutsi nabo bakiri gusobanuza. Twiteguye kubakira kugira ngo dusangire. Muduhamagare kuri 0782 44 21 iyo ni MTN. Airtel ni 078383 muduhamagare kugira ngo dusangire. Allo Country FM? Yes. Turabumva neza? Hawa. Yes, Hawa. Ndashaka ko mufenja yego, ariko uze ukomeza gukurikira ikiganiro nyine wumva uburyo Yesu yadukijije, kubera ko byose naho uzakirira. Yesu yaje ari igisubizo ku rupfu rw'iteka ariko no ku buzima bw'ibyaha. Ubwo rero ukomeza ukurikire kugira ngo wumve uburyo Yesu yakubera igisubizo cy'ibyo byose. Urakoze cyane. Namwe murakoze cyane, turabakunda. Murakoze. We arasaba ko tumusengera. Afite ikibazo cyo kubeshya, ariko ibyaha byose burya n'ubundi Yesu niwe ukiza abantu ibyaha. Kumwizera harimo igisubizo cya byose, harimo gukira urupfu rw'iteka, ariko harimo no gukira imbaraga mbi z'ibyaha. Ubwo rero akomeza kurikira ubutumwa bwiza kugira ngo amenye uburyo yakira.
Allo? Mwiriwe namwe? Yego, kurikira ikiganiro cyanyu kuri Centre FM. Yego, muri bande muherereye he? Kwa Jeannette. Muherereye Jeannette? Yagiye? Aragaruka ntacyo yongera agerageze agire nawe uruhare mu kiganiro, niba bazabaze, niba yunganire. Yes, allo? Mukomeze muhamagare. MTN ni 0782 44 Airtel ni 0738 muhamagare kugira ngo dusangire inkuru nziza y'umukiro w'abari mu isi. Ni amahirwe akomeye kumva ibi ngibi. Allo Centre FM? Muraho, turavugana nande? Sorry, inde? Yes, wakurikiye ikiganiro? Okay, tusangize rero igitekerezo cyangwa ikibazo. Muvuga yuko Yesu yabishoboje neza. Yego. Muvuga byacu. Yego. Twewe ntago tugomba kwicara bwite kugira ngo Yesu yabishoboje. Etiye umuntu aramufasha iki? Uri kumva se wakora ikimwa utizeye ibyo? Nde kuvuga nakumvishe nawe ndakubaza, urumva utizeye ibyo hari ikindi uri kumva wakongeraho? Wakwizera imbaraga z'Uwiteka ushobora gukora imirimo myiza. kandi noneho igikurikiyeho kuko Yesu yaducunguje amaraso y'igiciro cyinshi, kuko we yatanze icuko ubwacu kugira ngo dukire. Ariko nawe ntagomba kuryama, ugomba kwizera ugafasha ababaye ufite uburyo. Nuko njya n'ubavuga ngo nyine ngo n'imirimo ngo ntabwo nzibuka ku mpamvu z'uko Yesu yadushoboje. Oya, ahubwo hari muri Yohana 6:28 babajije Yesu ngo tugire dute ngo dukore imirimo y'Imana. Ubundi abantu batekereza imirimo, ariko Imana ivuga umurimo. Yesu arasubiza ngo umurimo w'Imana n'uyu nuko mwizera uwo yatumye. Rero icyo Imana ishaka, iyo wizeye Yesu uba ukoze umurimo w'Imana. Ngaho iyo mirimo yawe yo wakomeza kuyikora unayisangiranye n'abatizera. N'abatizera sindi bakoraga ibyiza. None se ubwo urumva niba ukoraga ibyiza na wa wundi utizera nawe agakora n'ibyiza ndacyo bimaze. Ikifite icyo bimara ni umurimo w'Imana. Uwo murimo w'Imana rero ni ukwizera Yesu, ni ukumenya ibyabereye igorogota saa 9 ko bijya byabaye ku bwawe. Noneho ariko ibyo ukabyizera kugeza ubwo wowe wumva uri umukiranutsi ku bwa Yesu, imirimo yawe itarimo. Ngaho rero iyo uri gushyiramo utuntu twawe ntabwo uramenya uko bizera Yesu. Ntabwo ari byiza rwose. Icyo ukwiye kumenya ni icyo Yesu yagukoreye ukakizera, ukizera ko akwiho urubanza. Yesu hari umurimo yakoze kandi yasoje ku bwawe. Yakubambiwe igorogota, yapfuye urupfu rwawe, agukuriraho igihano cy'urupfu rw'iteka. Ibyo nibyo wizera ukabaho waremewe n'Imana, uzi neza kuzajya mu ijuru. Gukora neza nta muntu wabikubuza, uzakomeza ukore neza, ariko ikizakujyana mu ijuru nicyo Yesu yagukoreye. Niyo mpamvu yavuze ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, nta ujya mu ijuru atari we umujyanye. Yego. Cyane kibazo nazifite. Ndahanze aryo ugenda umva amadini menshi ari kuvuga ngo ariko nyine ntabwo ndagusenga. Kumva ngo icya 10 n'amatungo byavuyeho, igihe cyo kwitanga byarangiye.
ntacyo bo icyo ikikomeye cyane ni ikiguhesha ijuru, naho icya 10 kugitanga no kutagitanga nayo maturo, ibyo sibyo birimo inzira ijya mu ijuru. Sinzi ku cyo wabazaga kijyanye n'icyo Yesu yakoze, niba hari icyo wumvishe, kuko nicyo twakabaye dutindaho, kuko aricyo cyaguhesha ijuru. Sinzi niba icyo wagisobanukiwe. Wagisobanukiwe. Wumvishe ko ari kizaguhesha kujya mu ijuru? Ntacyo wumvishe ko ari iki? Nuko nemera ko Yesu yansindishije ku musaraba byose. Okay, urakoze cyane. Bikakugira iki? Ibyo bigufasha iki cyangwa biguhindura iki imbere y'Imana? Kumwizera biguhindura iki imbere y'Imana? Umukiranutsi. Urakoze. Hanyuma iby'amaturo, ibya 10 n'ibindi byose, ibyo ni ibindi abantu bazaganiraho mu mwanya wabyo, ariko kubera umwanya muto tuba dufite, tuba dushaka gusobanura icyahesha abantu kujya mu ijuru, kubera ko aricyo gikomeye. Hanyuma nuze no kuduhamagara dushoje ikiganiro, tuguhe n'ibyanditswe bigaragaza ese ibijyanye n'amaturo ku iki gihe bimeze gute, ibicyacu bimeze bite, isezerano rya kera ryabivugagaho iki, iri shyashya rivugaho iki. Twaza kugufasha dushoje ikiganiro kugira ngo tutarya umwanya bakeneye kumenya uburyo bajya mu ijuru. Nawe turagushimiye cyane ku nyunganizi utanze no ku kibazo cyawe. Yego. Yes, hello. Turakumva? Zamurijwe. Hawe nayo niryo ndi kumva. Hawe nayo? Felicien, yes. Ego baza. Hari ibyo tumenyereye tuzi ibyaha cyangwa se amategeko kimwe yahaye bose ngo ugasanga byose gute. Yego. Ibyo byaha bizira. Ko tuzi ko wishyuza amategeko. Akubona bwahindura. Yego. Mu kugisobanura rero ikijyanye n'ayo mategeko icumi. Okay. Nyamara Felicien, niba wifuza kunguka by'ukuri turagufasha. Ubundi ahubwo ahantu twasomye mu Baroma 3:19. Ntabwo natangiranye n'iki. Okay, nawe uraza kwasoma nyuma. Twasomye mu Baroma mu gice cya 3 umurongo wa 19 kugeza kwa 24. Umurongo wa 19 n'uwa 20 hasobanura iby'ayo mategeko. Baravuga ngo tuzi yuko iby'amategeko avuga byose abibwira abatwarwa nayo, kugira ngo akanwa kose kazibwe, kandi abari mu isi bose batsindirwe n'urubanza imbere y'Imana, kuko imbere yayo ari nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Amategeko icyo aberaho ni umushinja wa Felicien, ni ukwemeza Felicien ko ari umunyabyaha. Niba isanga waryishe, umenye ko buryo uri umunyabyaha icyari kigukwiriye kwari kujya kurimbuka. Ndumva uri umupapa mukuru, buriya no mu nkiko umushinjacyaha icyo abamaze ni ukwemeza uregwa ubunyabyaha bwe. Amategeko y'Imana ni umushinjacyaha Imana yifashisha mu kwemeza abantu bose hatavuyemo n'umwe ko bose ari abanyabyaha, ko bari bakwiye kurimbuka. Niwo mumaro wayo. Nubona wayishemo na rimwe gusa, Yakobo 2:10 batubwira ngo nusitara kuri rimwe uzamenye ko wayishe yose. Nuko igitabo cy'amategeko gikora ku bantu. Noneho rero Felicien yamaze gusanga yarayishe, amenya ko icyari kimukwiriye kwa rukurimbuka, sibyo? Ariko noneho rero ukaza kumenya ko rwa rupfu rugiye kujyamo kubera ko wishe amategeko. Hari uwitanze. Urakoze cyane. Hari uwitanze yitangira bya byaha amategeko yaguhamyaga, hari undi yahamije. Imana yabishyizeho kugira ngo ubutabera bwayo bube bwubahirijwe. Uwo nguwo arapfa, ubwo Felicien barapfuye. Apfuye rero kubera ko ahaniwe Felicien mu mategeko y'Imana cyangwa mu rubanza rw'Imana arasigara yitwa iki? Très bien. Nahinduka umwere rero ntazaba kigiye mu rupfu rw'iteka, ahubwo azaba agiye noneho. Urakoze cyane. Felicien,
mu rupfu rwa Yesu ndabwo uzi umugabo witwa Baraba. Baraba icyo gihe yarapfuye cyangwa ni Yesu wapfuye? Yesu yarapfuye. Ibyaha bya Baraba bibazwa Yesu. Baraba ni wowe. Yaraguhagarariye. Felicien, Baraba ni wowe nanjye. Tahajya mu karitsiye warababariwe. Ruhuka gubwa neza aho ugenda ushimira Yesu. Wagukuye mu rubanza rukomeye rw'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo biteye ubwoba gusumirwa n'amaboko y'isumba byose. Nta muntu uzarujyamo uzabasha gutsinda. Ahubwo ikizaturengera nuko twatsindishirijwe na Kristo Yesu. Sinzi nimba mutasobanukiwe mubyeyi kugira ngo twakire n'abandi. Turaza kubaha nimero zo mu gikari zitari zo muri studio, muza kuduhamagaraho mu gikari dushoje ikiganiro. Saa 3 zuzuye uze kuzutega amatwi urazumva. Turabashimiye namwe murare neza. Allo, Kantere FM? Allo? Yes, muraho muri bande? Damascene. Muherereye Damascene? Irubavu. Aha, hano hari umuvandimwe w'Irubavu witwa Etienne nakuvugisha kubaza aho uherereye. Uherereye Irubavu mwe? Mwibondi. Muri Bondi. Mwibondi? Engo. Yego. Ufite kibazo ki? Mbwira ko nawe aho barizwa iki? Nanjye uzaho mbarizwa? Engo. Barizwa Brasserie. Kumva nango. Kumva nta kibazo. Nta kibazo, noneho tubwire niki ushaka kutubaza cyangwa kunyunganize. Ego. Nyine mve ndi gutekereza kubera ko ndaye. Ego, okay. Mukamfasha nyine mukansenge. Urakoze cyane. Turagufasha. Kubera ko iyo ndi mu rugo wenda kubera ko ndi mu rugo nyine mba mfite ubwoba. Kubera ko ahantu nabashije gusoma muri Bibiliya hakabasha nyine kugarangomeza uvuga ngo azahumura amaso ngo ku bantu batuka igitutsi cy'Uwiteka Imana ngo kandi urupfu ntabwo ruzongera kuba ukundi bazarumira bungu. Hanyuma ariko nubwo bimeze bityo hari n'abo urupfu ruzamira bunguri. Abanyabyaha niyo mpamvu turi kuvuga uburyo umuntu ahinduka umukiranutsi akaba mu isi ari umukiranutsi, urupfu rwa kabiri ntacyo ruzamutwara, akaba azi ko ahubwo azajya mu ijuru. Niyo ndwara ukaba uzi ngo nyirwaye kuko nkiri hano mu isi, ariko amaherezo iwacu ni mu ijuru kandi ningereho nta kurwara kuzabaho ukundi. Ibyo rero ubikesha kumenya ko Yesu yagupfiriye akishyiraho ibyaha byawe byose, wowe akakugira umukiranutsi imbere y'Imana, umuntu utabarwaho icyaha ariko ubikesha Yesu. Noneho rero ukomeze udukurikire n'ibyo by'indwara. Yesu arabishoboye, ariko ikiruta byose yagukoreye nuko yagiye mu cyimbo cyawe agapfa urupfu wagapfuye, Imana ikakubabarira ikakweza ikagugira umwana wayo. Ibyo iyo ubyizeye uba mu isi uzi neza ko uzajya mu ijuru uko byamera kose. Yego rwose murakoze kuba pastor, ndashimiye nawe. Ubwo abandi badutekaga umutwe. Oya rwose. Ugasanga umuntu ari kugusengera ariko mukanya mukubisira mukaba. Urakoze cyane, reka twakire n'abandi. Ubundi gukizwa bitujyana hejuru y'indwara, hejuru y'urupfu. Hari aho amabara yavuga ngo yadukuyemo gutinya urupfu, twahoranye uhereye mu kubaho kwacu kose. Ngira ngo hari uri ku murongo. Allo? Hello? Yes. Allo? Turumva neza? Niyo Samuel. Samuel, turakumva. Allo? Turakumva Samuel. Ni Samuel Kungombo. Yego. Yewe namaze kwizera ko ari Yesu kugira ngo
yego rwose. Halo, turakumva Samuel. Komeza rwose, komeza ntuhagarare. Komeza turi kumva. Komeza turakumva. namaze kwizera kuko yewe hariya mu Baroma ibice 5:4 niho bavuga ngo niho bavuga ngo ni watuza kanatazera ko Yesu ari umwami uzakizwa. Turakumva, komeza. ngo ni watuza kanatazera ko Yesu ari umwami uzakizwa. Ni mu bice 10. Ni ibice 10 by'Abaroma umurongo wa 9. Allo? Ni mu bice 10 by'Abaroma umurongo wa 9. Amagambo uvuze niho ari? Yego. Hariya naho kuri kangahe kumanuka kuri 5 niho bavuga ngo hariya havuga ngo ni kubw'umuka dutegereje kuzakiranuka nkayo tubiheshwe no kwizera. Mu wa Galatiya. Allo? Yego twabyumvise kubyumva neza. Tubiheshwe no kwizera. Yego. Kuko nk'abantu ubundi abantu njya numva bavuga ngo imirimo niyo uzasaba mu ijuru. Daniel bivuga ngewe. Imirimo niyo uzatwara umuntu mu ijuru, bakakubwira ngo kora neza kugira ngo uzajye mu ijuru. Yewe namaze kumenya ko ibyo bibaho. Yego. Ntabwo bibaho pe kuko hariya naho mu Efeso ibice 2 niho bavuga ngo mwakijwe n'ubuntu bwo kwizera kwanyu. Yego. Ngo ntibyavuye kuri twe ahubwo ni impano y'Imana. Yego. ngo nabonye ko ukizwa n'ubuntu bwo kubaho. Halo? Turakumva, komeza ntuhagarare rwose. Ukizwa n'ubuntu bwo kubaho kandi ku bantu batize Halo? Turakumva neza. Ku bantu kugera ku ngubu batizera, kugera ku ngubu batizera. Bamenye ko Imana ariyo yaje kudupfira. Yego. Niyo yaje kudupfira ibyaha byacu. Irabifata, irabyikorera kugira ngo tubone ubugingo. Amen. Ubwo se ufite ubugingo? Yewe. Cyangwa uzabubona? Ndabufite. Urabufite? Ndabufite. Yego rwose. Samu, urakoze. Turagushimiye, reka twakire n'abandi. Nawe murakoze mu gihe nawe. Arakoze Samuel. Niyo utaba umuhanga ntubire intyoza, burya iyo wakijijwe ushobora guhamya rwose ko Yesu akiza. Hari umuvandimwe rero wavuze ngo afite ubwoba. Yego. Byatewe nuko mu byahishuwe 21:8 aravuga ngo abanyabwoba n'abatizera. Yego. Ntabwo yizera, niyo mpamvu afite ubwoba. Nibyo, ntiyabura no kugira ubwoba kuko amaze kwizera ubwoba burashira. Nibyo Yesu yarakoze kutumara ubwoba, ahubwo akatugira umwe n'Imana. Yego. Tukaba turi abana b'Imana, tukaba rwose tuyegera tudatinya kuko ari umubyeyi wacu. Yego. Tukaba nta kibazo dufitanye nayo. Umuntu agira ubwoba bwo gupfa. Yego. ubwoba. Yego. Narara mu nzu ngumva sinararamo njyewe. Ni kimwe mu bimenyetso biranga abantu batizera, bari mu rupfu. Abantu bakiri abanyabyaha. Tubibutse nimero 0782442025. Airtel 07838305. Muduhamagare, ikiganiro ni cya kindi ijuru ntirikorerwa. Tubibutsa ko turi kuri YouTube, ijuru ntirikorerwa TV. Mugiho murakurikira ibiganiro byinshi cyane, muzasobanukirwa byinshi munyuze kuri iyo channel. Abashaka kujya kuri WhatsApp group mwatwandikira, iyo nimero murandikaho gusa akanya, cyangwa ikindi gihe kuri 0784444257 ntimwihamagara akanya, ahubwo muhamagare kwizo twabahaye mbere kugira ngo dukomeze
tuganire mu minota mikeya dusigaranye muri studio. Yes, hello. Turakwakiriye. Yego, ni bande, ninde tuvugana, muherereye he? Uri ku ruganda, izina ntabwo twaryumvishe. Patrice ku ruganda? Okay, tubwire niba ari ikibazo cyangwa se inyunganizi mu kiganiro ijuru ntirikorerwa. Ikibazo gito. Yego, ufite ikibazo gito? Ngo ijuru ntirikorerwa. Yeah. Kabari bamwe babiteye impaka. Yego. Iri zina ntirikorerwa riraharagaza ubwongo bwo habisobanuro bute. Yes. Hano ariko abadidesi abantu cyangwa impamvu abantu bakunda kwibeshya. Wowe se ubyumva ute basi? Tureke kwenda kuvuga abandi, wowe ubyumva ute? Wumva ijuru zariheshwa n'iki, Patrice? Uganda. Nkawe nka Patrice, ariko Patrice ntawe bitareba. Buri wese imbere ye hari inzira ebyiri, hari inzira y'ubugingo n'inzira yo kurimbuka. Wowe ijuru wumva zariheshwa n'iki? Uri kurikorera? Wumva uzaribona kubera ko warikoreye? Uri umukiranutsi se kubera ingeso zawe? Uri umukiranutsi nta cyaha ugira? Umutima wanjye ndikera nta kibazo. Ntago bijya bikubaho ngo wisange wakoze icyaha? Burya okay. Urumva ko utari umukiranutsi rero uri umunyabyaha? Ntabwo uri umunyabyaha. Ni umunyabyaha ibyaha bike. Ubwo ni umunyabyaha ibyaha bike. Patri, ku Mana umuntu witondera amategeko yayo agasitara kuri rimwe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abayishe yose. Uraza kubisoma muri Yakobo 2:10. Umuntu witondera amategeko y'Imana yose agasitara ku itegeko rimwe gusa angana n'uwayishe yose. Uri umunyabyaha ku rwego rw'ibyihebe bimwe bitera ibisasu. Umva imbere y'Imana nuko ikubona. Yewe ngwereza urugero rufatika rwihuse. Imbwa imoka cyane n'imbwa imoka bigereranyije nitamoka bari guhiga imbwa ngo bazice zose zapfa kuko bari guhiga imbwa kuko zihuriye ku bubwa. Wowe rero ntabwo uri umunyabyaha ibyaha byinshi, ubwo uri umunyabyaha ibyaha bike, ariko ibyo bike bingana ni byinshi. Impamvu oya tureke kujya ufite minota mikeya Patri, nibyo reka tugufashe ibyo byaha bikeya ujya wibonaho n'ubundi ntibyakwemerera kujya mu ijuru, kuko ijuru rirera n'Imana nyiraryo irera. Mu ijuru hazagiye umuntu utagira icyaha na kimwe, iki kimwe bizaboneka. Birashoboka rero duhamagare biciye mu kubarwaho gukiranuka kwa Yesu, ukizera ko bya byaha byawe byose ibyo wiziho n'ibyo utiziho burya Yesu yabyishyizeho, yapfa akaba ari byo yazize. Iyo wizeye ibyo Imana igukuraho urubanza rw'ibyaha ikakugira umwere, umuntu utabarwaho icyaha na kimwe imbere yayo ari kubikesha Yesu. Uko niko umuntu atunga umutima utamurega, ahubwo umubwira ko Imana yamubabariye, ko yamwemeye, ko yamwejeje, kandi ko azajya mu ijuru nta kabuza. Ubwo nibwo butumwa bwiza. Yego, Imana yarabihamije 3:16 Yohana. Yego, yaravuze ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho. ngo ni Imana ibivuze yatanze. Amen. Nta kindi wagomba gukora mwene data. Patrice, iyo niyo nzira ijyana abantu mu ijuru. Yohana 14:6 Yesu yaravuze ngo ni ngenzira no kuri n'ubugingo, nta wajya kwa data ntamujyanye, nta yindi nzira wanyuramo ngo uzajye mu ijuru.
ngenda umuhamya wabyo kuko nari ndi mwarimu wabyo narabyigishije cyane ariko nabonye ko iyo nzira ifunze n'umuntu wese uyigerageza ndashobora kurenganya azayigwamo ariko se tukiri aho gato nkubazeho nanjye ndo twabyigishijeho kuko uko zijanisha ku ijana ubona byibuze ababyumva ari bangahe abumva iki abumva ko iyo nzira koko ihari ifunguye koko ni benshi kuko ibyanditswe biravuga ngo hari inzira ngari ijyana abantu kurimbuka nini abanyuramo ni benshi abantu bumva ibintu nk'uko wabyumvaga ni benshi ariko igikenewe ni inzira nto ijyana abantu ku bugingo ngo iraruhije abanyuramo ni bake cyane ariyo mpamvu nawe biri kukunanira ariko Imana nibiguhura anyuramo ngewe ndemera icyaha bwo narendi mu buyobe muri make yego ariko noneho Imana ishimwe niba wasobanukiwe ko mu by'ukuri Yesu yakubereye inshungu ya byose ibyo byizeza umutima urarana amahoro umenye ko uzajya mu ijuru bikesha Yesu. Amen. Akoze cyane ijoro ryiza. Amen. Nta wundi muntu twakira dusigaranye iminota 2. Yego dusigaye iminota 2 gusa. Reka dushimira abantu badukurikiye. Abantu badukurikiye mu kiganiro bakoze ababashije guhamagara n'abatahamagaye nabo mwene data kandi wakoze cyane kwitanga ukaboneka mu kiganiro ijoro ntirikorerwa kuri Country FM. Ubutaha ngira ngo tuzatanga umwanya urambuye noneho abantu banakubaze iby'imirimo wakoze imirimo myinshi uzi ko uri gukorera ijuru uraribura ariko umenye ko ryatangiye ubuntu uraruhuka dushimiye Yesu yagukijije dushimiye Imana yamutanze dushimiye Mwuka wera bikumenyesheje tubibutsa kujya kuri YouTube channel ijoro ndirikorerwa TV mugakomeza gukurikira ibiganiro biriho muzatubonaho muzadusuhuza tuzabasubiza tuba turiho igihe cyose hanyuma abashaka kujya kuri WhatsApp group ni 07844257 abari hanze y'igihugu birumvikana no kongeraho code y'u Rwanda plus 250 7844257 hari igitabo cyitwa ijuru ntirikorerwa abantu bagishaka nanone muzatuvugisha kuri iyo nimero 07844257 tubarangire muri Kamembe kirahari i Kigali kirahari ariko waba uri hose twakikoherereza kirimo ubutumwa bwiza mu buryo buri detail cyangwa se burambuye amahoro y'Imana abane n'abizeye Yesu Kristo bose n'iteka ryose amen.